kubera nyine ariko twaga twicaye aho nicaye rero igikoni cya kiri hafi y'intuza ya kitchen yari hafi y'ishuri kwari waragoye bro nanda ngo sasa imwe ntabwo izayingera ntazi n'ibyo batetse njya kwicara ku idirisha hafi y'igikoni ndabona nibwo nzabimenya neza kwari waragoye noneho ubwo nabaga ndi mu ishuri nkurikirana amenya ngo bashyizemo iki batetse akawunga bashyizemo umunyu none mwe twatsi mu kizame kwa kwicara kwande kandi ncekinga mbona umukwikoraje ashyizemo umunyu bashyiramo mwinshi nk'ikiro ni muri mivero yose noneho agiye mbona indaraje nazanye umunyu agiye gushyiramo nibagiye ko ndi mwishura yawishizemo umunyu Sesa mangu umunyu yawishizemo ndi mu kizame bawushizemo ubuza akantu ko kureba utuntu ndavuga nimita nibuka ako kantu ako natombotse ndi mu kizani barehuze bacecetse bashizemo umunyu ariko baturisha ibikiwe none ubuze ntabwo bahise hirya bro ubwo ako kanya babaje ahantu bashyize umunyu nahise ngira isoni nibutsa ko ndi mu ishuri ndeba urupapuro ahantu umunyu bawushyizemo neza nariye se muraho neza ni umukobwa wanyu Shanjo. Okay, tubahaye ikaze kuri TV yitwa Ibyinare. Ubu ngubu rero tukaba turi ahantu bita mu Kiyovu cy'abakire. Twaje ahantu bita muri Zebra Hotel. Tukaba twangewe naje gutungura abagabo babiri nsanze ahangaha. Ngiye gusanga ahangaha mugiye kubareba. Umwe yitwa Habibu Igihangange, undi yitwa Perfect. So rero n'abagabo babiri bafite umushinga barimo kwigaho n'abasobanuzi barenze mu Rwanda bakora iby'intare. Mumfashe rero tujyane kubareba. Ngiye kubatungura. Okay, ikaze nanone ku by'intare ngeze kuri ba bantu nababwiraga. Urabona ukuntu bameze. Cyakoze ngiye naje mbifite mu mugambi naje mbifite muri gahunda ko ndi batungure kubafatisha bya byarananiye ariko byo aribyo byose Imana ishimwe ko mbafatishije. So na basobanuzi dufite ba mbere hano mu Rwanda, nimvuga mu Rwanda mu byumve. Uyu wa mbere yitwa Perfect Nyiribisiga. Urumva ukantu ka Perfect? Undi yitwa Habibu Igihangange. Urumva icyo kintu cy'igihangange? Bakora iby'intare cyane. Bakora iby'intare. Uyu muntu uramuzi? Uyu muntu uramuzi man. Nakubwire nimba muzi. Ngewe wanzanye hano Zebra uje kungurira akantu urangiza uhitonamo mane n'umuntu w'umuci ngo azanga dufatirane. Ngewe nagize ngo n'umuntu w'umuzanye kuko muze mushoreranye. Man babi man. Urahageze ntaciye iminota 30. Man nge nari nzi ko uri umuntu w'igi. Sibyo? Ariko ibintu nkoreye ntago ari fresh man imbere ya kamera man. Ko urabona se ntimuziranye? Ngiye nsanzwe mbazi. Uratuzi. Ngiye nsanzwe mbazi. Bana iki kintu hari ukumenya umuntu no kumenyana. Kuko hari ukuntu hageze mbona murazanye byanga bino gasinzi. Cyangwa uje umukurikira undi kudutunguye bwe n'iki ko turi hano. Ona ngiye narashakishije narababuze ariko noneho kubw'amahirwe ndababonye. Hari n'abandi bantu benshi babazi kandi bashaka kubakurikirana ibintu byeruye. Okay ntari binyeme n'ubundi bwo dufatiranye nakundi. Nagafanta kanje ntabwo ni nakakarangije ariko nyine nakundi tu. Ngiye nitwa Perfect Nyiribisiga w'Imana w'u Rwanda ingurutse baranze. Mugasobanuye nyine tu nduwe imbere cyane ntabwo njya ngendera inyuma bandi mu kirere cyane rwose kirere Nyiribisiga nyine Nyiribisiga abayigurukira ibisiga y'ubuguza y'ibisiga inyoni ibikibira byose ni wasanga ari nanjye umwami wabyo ndi king muri byo biranyemera tu ndumiwe numvishe ngukora iby'intare iby'intare shaye wana muri kino gihe ariko buriya se ariko nibyo kora iby'intare kabisa ubu ngubu ni iby'intare reka nawe twibwiye cyangwa ushatse kuvuga ko kora iby'akana k'intare. Okay, n'umungu mwimikiye Habibu Igihangange nk'ibisanzwe. The longer awaited translator Dragon Fire. Eri Primero. Intare ivuga ikinyarwanda uvuga ko akora iby'intare. Ni intare igira ivuga ikinyarwanda umusobanuzi wagafashe Habibu Babarao. Umwami muri nongo yagasobanuye. Kandi intare nyine sasa bari umwami.
umusobanuzi uri gukora iby'intare cyane. Umujyi ko yivuga. None wa muntu we niga ko yivuga. Nashatse kubivuga byose ntago byarangira. Reka ari byinshi cyane. Abakora bari bize abahuze. Nise mbona impamvu abanyamakuru basigaye batwirukanka. Wumve ni wowe Imana uravuga cyane uri nka bro. Uravuga bya sana. Ariko ntari bito. Nisibye ko muri kino gihe usanga umuntu wari utunze abantu benshi cyane. Rereye ku basobanuzi tukagera ku bahanzi. Ku banyamakuru se. Natwe nyine tukiga. Tajo buriya koko na mani ni we nyiri umuntu ubundi ubaho kuri iyi si. Buryo uze mano dufatira ahantu twari twicariye. Aho kugenda buri yaje kureba amashati byanga bino. Espanya kaka boro ujye ukunda kunywa bakita gute. Agaki kaka se. Ase ndaba nkamamajira. Bivuze ko bakagukura urembera ufatiraho. None uranyishe. Uranyishe kabisa. Okay. Byari byiza ngiye guhura namwe rwose mva mfite amasiko kubabona. Murakoze cyane. Ajya mwatubwiye ko mukorera ku Yete TV. Ibyinare. Bakari ibyinare. Bakora ibyinare. Wallahi. Kandi mukora ibyinare. Eza ko n'abadukurikira aka kanya bakora iby'intare cyane. Wana kabisa ni fresh. Njyewe rero hari amakuru numvise sinzi niba ari ibihuha. Nakuye mu mashuti banyu ba hafi. Numvisha ngo hari projet mushaka gushyira hanze twiga. Siko waduperereje. Burya man menzo usigaye ujya mu maninja bro. Ayo mashuti yacu biri gusa kabisa. Mbese ngiye nta kintu navuze. Ibyacu biri kugera hanze gute? Ayo mashuti yacu yawe ayavuze yanyu ari kuri nayandi. N'abashuti banyu. Cha bro. Ngo bimeze se ngo umushinga umeze gute tubwire ngo imishinga ni myinshi umuntu w'umugabo nyine none uri gukora iby'intare. Imishinga bari myinshi ariko se banuganuze bate bimeze bite ntajya kuvuga umushinga utari nawo da ushaka kuyagurikira ngo ugiye kubivuga neza mpaye nka bakoza amasano gasubiza ibikombe nibyo wamenye. Uwo mushinga ni uwuhe nimba nta banga ribirimo mani sha ntabwo kiri ijika umushinga umeze neza njye numva ari wa mushinga mani watangiye kuvuga wageze hanze mbwira nambwe umushinga wari utwumva numvije ngo hari umenye tuvugana bike se buriya numvise ngo hari filime muravuga filime ndagusobanura muravugana mani tujya tuvugana umwe na rimwe umva okay nari ni filime ngiye gusobanura zirahari nyinshi cyane agasobanura ko tuba tugahagaritse hano hantu filime ni nyinshi cyane pe ntabwo ibyo nshaka kumva ushaka kumva iki rero sasa ni umushinga ngewe mfite sorry ni amakuru mfite y'umushinga mufite ya filime mugiye gukora kandi ari gitangaje dusanzwe tuzi ko buri wese akora ukwe none mwebwe no mushinga mwateguye muri babiri wumve wagira ngo nari imari n'umushinga wa filime bikubwiye koko nk'uhari n'umushinga wa filime nibyo ariko perfect nabyo byinshi cyane kuko nimba aranyumviso bimwe ntubihage uriya wakumva nibyo nubundi umukinge Imana reka mbabwize ukuri buriya ntukizera maniga koko ariko ndavuze ko tuzabivuga mu kwa karindwi ariko reka tubivuge twavuze ko tubivuga mu kwa karindwi harya kandi kwarageze ariko rero perfect abaryamye ahubwo ibintu ndi kubipushinga ngenye agafanta kubipushinga ngenye banasinze fanta ariko nabikaze mbona ukuvuga ngo dufite umushinga koko nubwo wenda uko wabyumvishe nibyo hari filime dushaka gutangira gukora ndetse ni igihe tumaze igihe kinini cyane tuyikoraho ndetse ni filime dushaka ngo iza boosting igere ahantu henshi cyane ku bwacu twumva wenda byaterwa ariko na Netflix yanavuga ati aba bantu ndabona bari mu kazi noneho reka iyi filime yabo tuyikoresha kuko urwego tuyishakaho n'uburyo dushaka kugira tumaze igihe kinini cyane twitegura n'ampamvu batwiturije twatangiye kuyikina byaratangiye ubu ngubu bigeze kure turimo turateganya ko byibuze mu mpera z'uku kwa karindwi cyangwa kuzashyira episode yayo ya mbere hanze bivuze rero ngo umuntu wabikubwiye ntabwo yakubeshye nibyo rwose okay nibyo ntabwo nibeshye mu by'ukuri okay none se kuki mwahisemo kuyikorana nyine muri mwembi
ubundi usanga tuzi ko umusobanuzi asobanura ku giti cye. Kuki mwe mwishyize hamwe mukavuga ati okay Habibu na Perfect bahuye bakora ikintu kizima kandi abanyarwanda bakagikunda kikarenga no mu Rwanda kikagera hanze y'u Rwanda. Mwabitekereje mute? Mbere na mbere nk'uko bizi nk'uko binazwi turi abasobanuzi. Buri abasobanuzi ni abantu ba mbere kuri ino si barusha umuntu wese kurambagiza filime no kumenya filime nziza n'ibyatumye iba byiza. So tumaze igihe twitegereza rino soko rya filime muri Afurika, usanga ko abantu bari gukina filime ariko ukabona ziracyaburamo amatafari. Nk'abantu rero baba hafi ya filime tuzisobanura, twumvishe ko tugomba gukora iby'intare tugakora ikintu kirenze cyane twifatanyije turi babiri tugakora filime byanga binoga. Afurika iravuga iti byibuze muri Afurika harimo filime yasohotsemo filime hayizajye zisohoka hano, ariko ubona percentage ya filime nyinshi ziva muri Afurika ukabona ziraburamo ibintu byinshi cyane. Ntago ari za filime nyine nkuko bumva nkukumva wenda ngo Hollywood yasohoye filime ukumva umuntu wese afite amatsiko. Numva nyine twashatse gufatira kwa ngo dukora ikintu kirenze gihesha ishema Afurika nini, noneho by'umwihariko gikomotse mu Rwanda. Ya no mushinga mugari ariko tuwugeze kuri. Nibwo bavuze. Ubundi muri rusange mu bintu byitwa gasobanuye muri rusange usanga yaba abasobanuzi bapingana byatari. Nibyo se buri? Yego. Menya ariko bigaragara hanze ariko ntabwo dupingana. Ngo ntabwo twebwe dukundana. Abantu bapingana ni abantu n'ubundi busanga abo bwabo baba baripinze. Muri ubundi umuntu muzima ntabwo yakagombye gupinga mugenzi we byadanje. Uretse kwipinga nyine tu. Twebwe twamaze kwemera ko izina se amazina turayafite. Amazina turayafite menshi cyane manini. Ase mubona nyine muri rusange ni izihe nzitizi nyine agasobanuye muri rusange ni izihe nzitizi mugera mu gasobanuye? Agasobanuye rero burya ni ibintu byose bibamo inzitizi, ariko ahangaha ndagaruka by'umwihariko gasobanuye. Ubundi agasobanuye kagira inzitizi nyinshi y'abantu batari bakwakira nibwo uvuga ngo agasobanuye karimo inzitizi. Ariko iyo bamaze kukwakira ntabwo bavuga ngo harimo inzitizi. Hanini inzitizi uhura nazo bwa mbere ni ukuvuga ngo ijwi ryanjye abantu runaka bamaze kwishyiramo amajwi y'abasobanuzi batandukanye, iryanjye nanjye rirajya mu murongo w'andi majwi abantu bari bukunde gute. Naho ibisigaye ni challenge z'akazi zisanzwe, nta bintu birenze. Okay, njyewe nashatse gukomoza ku kintu kivuga ngo okay hari ukuntu nyine abasobanuzi bapingana hagati yabo. Kayo kumva wenda umusobanuzi umwe arimo gusobanura ugusanga ari gusebya mugenzi we, ntabwo mujya mubyumva ari gusebya buriya sinzi ko nabyita gusebya. Rero buriya abasobanuzi ako kantu ukumva naruciye mu ijambo ukumva ngo wenda ngo Perfect arenze Habibu arenze Perfect. Ibintu nk'ibyo nyine ukumva hari akantu Habibu ugeze kuvuga ndagakunda kavuga ngo harya ngo gusa zitagira umujyanama. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mu mva. Ko wagira ngo banana nyogokuru wanjye ntabwo wenda ako kantu waruvuze ko gusebanya. Twebwe muri industry yacu y'agasobanuye ntabwo tubyita gusebanya. Habibu rwose ushobora kumva filime yanjye ukumva ndimo ndamutuka, sibyo? Wenda nk'abantu banabizireba bumva ko mutuka, navuga ati Habibu wana, ariko si mutuka nanone igitutsi, sibyo? Buriya nuko utabizi mba ndi kumurata amashimwe cyane. Yego mba ndi kumurata amashimwe, rimwe nkavuga ati nkibonera nk'umuntu wenda nk'umuntu arimo arabikurikirana n'iki navuga ati dore Habibu ati kandi ubwo sheri wazi ko afite wenda n'urugero afite musheri hapi naho babuze, ntabwo mbamututse mba ndi kumurata amashimwe. Kuko kare mwebwe uko mubyumva mwumva turi twumva murimo gutukana no gusebya nyamwe gupingana, kuko na kare numvisha kuvuga kuri BTN sorry kuri B+
namvuga nabi na mani namuvuga neza yamvugaga nabi mani ji ntabwo yamvugaga neza nakubambukira arya mani noneho abantu mani bari abantu aho bari wapi bro bira naga ariko ntari bimani nakuvuze ni umuntu aba yafatirije ntabwo nabivuga naba mbi nabyumvikanye gasukari ababivuze baratwandikira sikwaryo ikubyinari baratwandikira muri comment batubwire nimba ari nje buriya namvuga neza cyane ntago najya kuvuga ibintu birenze cyane ari ibintu bibi cyane cyane ko twanarizwe dufite ikinyabupfura twakiganye n'igifaransa amagambo meza tuvuga mugasobanuye twebwe ikinyabupfura twakiganye n'igifaransa cyane rwose okay none se kanibarizo yenda perfect uba wumva nyine agasobanuye mu Rwanda uba ushaka kugashyira nyine okay ubu ngubu ubona kari ku kigero cya kangahe %, uba wumva nyine kagera kuri kangahe %, ikindi nyine urabona habura iki niba nyine kataragera n'100% wenda simbizi wenda uko byumva wowe uba wumva habura iki nyine kugira ngo byuzire 100% 100%. Murakoze cyane jo nuvuga ngo wenda nko kuri filime tugiye gukora bwo izatanga ubusobanuro cyane bunini cyane bw'agasobanuye dukeneye mu Rwanda ako kandi buriya abantu bayitege gusa baba banagenda izagica ku by'imare cyane izagica ku by'imare baba bagenda bakora subscribe banayisharinge mu bashuti babo mu magroupe ubundi iyo filime nibageraho bazayibona neza cyane gusa nkurikije aho agasobanuye kageze kuri ubu ngubu nge mbona kageze ahantu heza abantu dukora agasobanuye karadutunze rwose nta kibazo tubayeho nta kintu bitwaye gusa nanone ntabwo umuntu yavuga ko buriya hari umunyarwanda niwe yavuze ngo ntabyera ngode bivuze ngo ntabwo biragira ku rwego rwiza nk'uko tubishaka ariko nge mpamya neza nk'uko nge na Habibu twafashe umwanzuro tukavuga tuti Puff Entertainment Habibu igihangange tugiye gukorana tugire ahantu tugeza ikintu runaka n'abandi nibagerageza n'abandi basobanuzi bagenzi bacu simbe babwiye ngo babikore kuko birabareba twe twabitekerejeho nabo wenda hari igihe bazabitekerezaho ariko nitubasha kugenda dufashanya kuko nk'ira bifu waruvuze y'abantu batukana mugasobanuye nubwo wenda ngiye nshobora gusebya Habib nkasebya n'abandi bantu atari uko mbanzi ari uko ndi kugira ngo twiganirire twibanire dukomeze dukuze umurimo tubamo hari abatukana nabo byanyabyo maniji cyane buriya hari abantu bari baratukana byanyabyo abantu nyine baba badacana uwaka muri make mu gihe rero mbaho nzi ngo ndagenda ntukane wenda na Habibu nta wundi musobanuzi navuga kuko nge nta n'uwo nzi tu nzi Habibu igihangange harya hari abandi ariko abandi barahari ariko njye numva abandi bavuga barahari ntabwo mbazi nge simbazi nge nzi Habibu igihangange ni ukuvuga ngo abo ngabo nabo rero nibabasha gufata umwanya bakabasha kubitekerezaho bakabasha gukorera hamwe sibyo ndabizi ko kano gasobanuye kacu kazagera no ku rundi rwego ruri hejuru hari ababikoze ubu hari abagiye bifatanya njya numva bavuga ko n'ahantu bageze ubwo n'abandi bagiye babikora bino bintu byaryo ikindi nanone wenda mwunganiye ku kibazo kimwe wari umubajije urwego rw'agasobanuro umuntu arumva kagera abasobanuzi dusobanura ibintu byinshi cyane usanga umusobanuzi wose uri gukora ashobora kwira byibuze wakoze ibiki yakoze n'ibintu byamara isaha cyangwa se munsi yayo gato ariko hari ikintu kigaragara ko abasobanuzi bafite uburenganzira bukeya ku bintu bakora ni ukuvuga ngo ni ukwinterpreting ariko ugasanga filime bakoze n'ubundi ifite ba nyirayo ni byiza kuko ni entertainment ariko birakwiye ko umusobanuzi atangira gutekereza gukora ku bintu afite uburenganzira 100%, akora ikintu amashusho ari imbere ye ibintu birimo byose ari ibintu bye bitabuje ko yakora n'ibindi ariko aho ni inyungu ya entertainment ko yakora n'ibyo abandi kuvuga ngo akuye filime ihandi y'abandi bantu ayisobanurira abanyarwanda ni byiza cyane ariko tugatangira no gutekereza gukora ibintu noneho dufite uburenganzira ko gukora filime z'inyarwanda zikinnye neza zigaragara neza zidafite n'icyo zirushwa n'inyamahanga dufite uburenganzira nazo tukazisobanura birashoboka cyane ibyo biri mu nyungu ebyiri zikomeye cyane inyungu ya mbere ni umusobanuzi kuba afite ikintu afite control 100%
inyungu ya kabiri bizazamuriramo industry ya sinema mu Rwanda. Kuko mu Rwanda ibintu byinshi byarazamutse, hari ibintu bibiri byasigaye inyuma harimo na sinema. Cya kabiri cyo ntabwo nyivuga, ntabwo nkirimo, ariko ni ibintu bibiri byasigaye inyuma harimo na sinema. Kandi kuba dukundisha abantu sinema, dufite n'akandi kaboko twakoresha kugira ngo tuzamure sinema yo mu Rwanda. Twatangiye gukora ibintu agasobanuye ariko gakina imico yacu, gakina ibintu byacu mu buryo bwiza. Ni ugukora ibintu dufiteho control 100%. Hari ababikoraho ariko hari urwego ruri kubura, niyo mpamvu twifatanyije mu dukora ibirenze. Dukora iby'intare. Cyakora ndabikunze. Uko natekerezaga ukuntu nzabasanga, nsanze birenze uko nabitekerezaga. Njyewe rero tugana no ku musozo kwanza. Nagiraga nkwibarize ikintu kimwe Habiye. Ukunda agasobanuye ku kigero kingana gute? Nijana ku ijana ko utunze. Agasobanuye rero burya njye nta nubwo njye umuntu avuze ko karanantunze mba numva bivuze igice. Njye mbabwira ko agasobanuye karantunze iyo nagize ubuntu gatungaho n'abandi. Dutunze benshi mani, dutunze benshi. Nuko ngo agasobanuye ntago gatunze uwo nguwo gakora gusa, gatunze n'abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi karansagurira nkaba nagira gute natunga n'abandi. Nuko rero muri make ndagakunda cyane. Sinavuga wenda ngo ni ubwijana gushyira ku ijanisha byaterwa, ariko bitewe n'ibintu mu byinshi umuntu abakunda kari mu bintu bya mbere nkunda. Njyewe bitewe n'ikintu cyari cyananzanye, ahanini nazanywe no kumenyera projet mufite ya film. Tuyigarutseho gato, murumva nyine murateganya kuyishyira hanze ryari ngo tuyitegereze? Filime turi gukora aka kanya, ni ukuvuga ngo ubu ngubu iri mu gukinwa no gukorwa, kuko dufite gahunda yo gushyira hanze episode nyinshi. Ari imwe twabikora vuba cyane, ariko kuko dufite gahunda yo gukora episode ntabwo ari nyinshi cyane, wenda kandi bakupezaho ni miniseri, ntabwo ari seri ndende cyane, kuko ntabwo dushaka gukora bya bintu abantu bakina uyu munsi babona abantu babikunze bagahita bongeraho ibindi. Nta gahunda yabyo bari bafite. Turi gukora ibintu byapanzwe, byateguwe, filime yose yanditswe. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uburemere, nubwo wumva ari seri nkeya ziri munsi y'icumi nk'umunani gutyo, ariko bitewe n'uburemere bwabyo n'imbaraga biri gutwara, turabaha amezi make. Tuzagaruka tuje kuvuga neza igihe cya nyacyo, ariko ni igihe kitari gitoho gato. None nyine mubabare kuba nabinjiriye, nabasabye uburenganzira, gusa nyine byari bikenewe kuganira namwe. Ntabwo byadutunga. C'est parfait, ko mbona witonze cyane, kandi mba numva iyo uri wafashe microphone utangiye gusobanura haba hahiye koko uri gukora ibyina. Mane mbaraga buriya icyambere wansanze ndimo ndamwa akantu sinakamaze, ariko mu kanya turakamurangiza nta bikaze. Ariko buriya hari umuntu umwe wigeze akunda gushaka kubona wenda Shani wo hanze mu rugo, wagira ngo ugasanga Shani ni umwana mwiza, na mama we avuga ati uriya mwana ubundi niwe wanjye, bariya abandi wagira ngo sinanjye wababyaye. Ariko wasanga Shani ahantu kereke pare runaka yatwitse akavuga ati ni wa mukobwa cyane rwose yagu cyane. Rero buriya iyo umuntu ari gusobanura aba yambaye umwenda w'akazi, ariko iyo ugeze hanze ugomba nyine no kuba ati arega buriya n'abantu batwita ibirara buriya rubizi Habi cyane. avuga ati mani bariya filime barabaniga ni ibirara. Noneho yakumva n'amagambo tuvuga akavuga ati sha uriya nazangirire no mu rugo kabisa cyane. Waburi ikirara koko mumbare mu ndebe abantu murimo kureba kino kiganiro, mumbare mu ndebe ukuntu Habiba asa, murebe ukuntu perfect asa. Ubundi umushoferi ubu utamusanze mu modoka ntabwo amaboko yaba ari imbere, ntabwo bishoboka. Ndagutumiye muri studio zaze uzabo biba muri studio wasanga y'undi muntu tuba twambariye urugamba ubu. Reka mbisabira akantu ndi imbere ya kamera. Yego jewe ndashaka ko muzasobanura live turi kumwe nkabireba. Ntugakunda kureba ibintu nk'ibyo cyane. Umunsi umwe nta kantu kigeze kumbaho, uvuze ibintu byo kureba, ndibuka nyiga segonderi nko muri Tronkom.
kubera nyine ariko twaga twicaye aho nicaye rero igikoni cyari kiri hafi y'intuza ya kitchen yari hafi y'ishuri twari waragoye bro nanda ngo sasa imwe ntabwo izayingera ntazi n'ibyo batetse njya kwicara ku idirisha hafi y'igikoni ndabona nibwo nzabimenya neza twari waragoye noneho ubwo nabaga ndi mu ishuri nkurikirana amenya ngo bashyizemo iki batetse akawunga bashyizemo umunyu none mwe twari turi mu kizami kwa kwicara kwande kandi ncekinga mbona umukwiko araje ashyizemo umunyu bashyiramo mwinshi nk'ikiro ni muri mivero yose noneho agiye mbona imbere aje nazanye umunyu agiye gushyiramo nibagiye ko ndi mwishyura yawushyizemo ese mama umunyu yawushyizemo ndi mu kizami bawushyizemo ubwo rero ubuze akantu ko kureba utuntu ndavuga nimita nibuka ako kantu ariko natumbutse ndi mu kizami barihuze bacecetse bashizemo umunyu ariko baturisha ikibazo neza ubuze ntabwo yahise yirya bro ubwo ako kanya babaje ahantu bashyize umunyu nahise ngira isoni nibutse ko ndi mu ishuri ndeba urupapuro ahantu umunyu bawushyizemo neza nariyeze buriya ku bantu batazi Habibu neza arasetsa ubaze ko nzi neza ako kantu nako barakadusobanurira ubaze ko nzi neza sha mani umuntu utanzi neza ariko ntabwo utazi Habibu umva ntabwo nsetsa uzi impamvu usaba gutumva twagiye tumbaho turasekeje nawe ugenda nuvuga Habibu arasekeje yambwiye ngo yaba umukomedian oya nagiye nawe niyo mpamvu buri munsi mubona hariya muri Genesis drone umuntu amafaranga azanamushyira Genesis ari VIP ntara Genesis twateguye hariya se muzanjyana yo Genesis kandi muvuga ibyo muzakora imbere ya kamera ahangaha si Genesis ariko buriya uyu muntu yatugamba niyo twamujyana no muri Genesis buriya turi kumuhera asa n'ujya ariko nanone mane kuba ari we muntu wabashije kutuvumbura akavumbura n'umushinga dufite sibyo habireka tuzamujyana Genesis ntacyo ubundi Genesis generation Z sibyo nuko ngo umuntu wese wavutse kuva muri 1990 kugeza muri 2014 nande ko ngiye buriya navutse nande ariko none sasa niyo muri 80 kubera ibikorwa ukorana n'abagenizi mwese muyoboke ntaba ariyo muyoboke niyo yicara imbere kandi muyoboke yavutse muri 60 rwose niyo yicara imbere buriya njyewe natinye kujyana masenge yabonye nkunda kujya muri Genesis cyane muri Genesis comedy njyewe arambwira ngo tujyane ndanamwemerera pe ariko umuntu ataramwimanza kumwangira kubera muyoboke muyoboke urabona ya muyoboke ubundi masenge we nubwo njye ndi umusiramu ariko masenge ni umurokore bakunda kujya mu butayu kandi urebye ku mutwe gutya muyoboke ukuntu Chamasenge ari kubera bakabyitiranya yari kubyitiranya pe ese avuga ntoya yari kuvuga ibintu ntabwo ariko mwibutse ubutayatagiyemo ego ko mwabantu waravuze ati navuze ngo hoya umukecuru naramujijishije ndamucika ndagenda ngarutse ashaka kwisaza ndavuga niyo sasa nabonye twari kuza nijoro ibiki n'ibiki ariko njye burya muyoboke niwe wantinyishije kuyi ko numva bikaze birakaze burya ntabwo yabyoroshye cyane okay Genesis comedy twagiye kuwa kane kuwa kane mva barabinyemereye bakane nzajya uzavuka nta bikaze nta foto nta cyabaye bikaze kuwa kane ntabwo izaba ubundi ukurikiraho okay uri uzakurikirana ntaga uyuza kuko yirenzamo rimwe kugira amayi nkako sibura turayamamarije Genesis ariko turabagenzi bamamariza ni nasawa ati n'abagenzi ni nabyiza nkuko hano turi kuri Zebra Hotel brana haneza cyane mushaka afite view nziza ngiye buriya kuwa gatanu niho nkunda kuba ndi ngiye njya numva abantu bijyana bavuga ngo perfect ni asate ameze ati abantu muzajya muza kuwa gatanu aho ngo ndumva sinzi rwose kwihangana ufite umutima wawe ngiye numvisha umuntu ngo azano rimwe mu cyumweru mba numva afite kwihangana gukomeye ngiye babigoranye ko maze rimwe gusa akazi ariko ndi umukozi byo ndi umukozi buriya bajyavuga ngo udakora ntakarye ariko umuntu adakora kandi sinzi gukora ariko uyu muntu ntagakora man ntagakora kandi ngatunzwe n'umunwa gutungwa n'umunwa ariko ni ikintu burya bigaca mu kanwa nuko ariko nabonye yanafunguye TikTok nabonye yafunguye TikTok yitwa Shanijo
afite Wayigezeho? TikTok 21 ubise 21 ufunguye abana aritwa Shani Jo imaze igihe gito cyane nakora iby'intare rero sasa ndabizi neza ko n'abantu bari kudukurikirana banankunda by'umwihariko perfect bareba filime zanjye bagomba kugerayo hari ahantu bagakanda Shani Jo okay gukanda gatoki ariko ngo nukugahima sinzi akantu bazakanda gatoki banyereka ukabakara abantu baragaje hari umukobwa uherutse kumbwira ngo yageze kuri channel yanjye ngo afite abantu 3,000 ageze wanjye asanga ibyanjye bibiri muri ke aragira ati abyo ngo nanjye mwongerere nanjye mureho atagatoki nahise nkayina yagiye gukora follow asanga kuri TikTok yanjye asanga mfite ke aravuga ati oya bino ntago ari byo ngo yahise hina gatoki gutya avuga ati reka ntabwo ari ubwo rero kwa Shani ntago ke irageramo mugende none muhina gatoki cyane azajya bakubitaho na update zi filime filime iri gutegurwa n'umunwa gako man bazko nitonda ubundi umuntu wavumbuye ibintu byacu man babikaze abikoze dansiyo buriya nawe ndimo ndagukemanga gute se kandi no oya ariko dore wiki Habib perfect urabizi ndandi wambwiye ko Habib ari yambwiye nasinze babivuze nasinze fata akanyibwire Habib arandu nari nasinze fata man ngwino bivuge oya Habib rero ayashana Habib araturanye mperutse kumujyana mu rugo mama wanjye amurebye aravuga ati uriya mwana bana yarapfugiyemo agakobwa ati rwose uriya agomba kwibera umukobwa ariko kuki mwumva ko abakobwa aribo bagira amarangamutima gusa ku mutima wacu nta ndangamuntu ugira urabona Shanatari nawe si wowe warize mani wowe nawe wari ugiye kurira wese ujya kwitsimba urabona muri iyo nkuru ikintu cyansekeje mama avuga ngo n'umwana nyita umwana koko ukuntu nyita umwana n'ukuntu nshaje ariko Habib buriya mu basobanuzi Habib ni umwana mutoya cyane nimba abana basigaye bangana nkanjye Habib ijambo umwana ryahinduye igisobanuro abana barahindutse we Habib ni umwana muto cyane abana barahindutse Habib angana ko turi abanyarwanda pe nta kindi kabisa Habib kandi nabo nyora mushyigikiye mani oya ngafite ikinyabupfura oya sizo trap kuvuga yarya ni ikinyabupfura gifite wenda byo ndabisubiramo Zio Trap afite ikinyabupfura ariko ntago agikoresha ubundi akuba ufite ikineko ntugikoresha ubundi abantu bose badakora siko babuze icyo bakoresha Habib afite impano yo kuririmba ko ntago ajya aririmba Habib aririmba kuva mu gitondo kugera nimugoroba kuririmba Habib ni umuhanzi n'umukobwa ari kubabaza amarangamutima umuntu wavumbuye iterime yitwa ngo iby'intare buriya bamwita Habib iby'intare niko bambwiye turi gukora iby'intare ihangana ko narakwibye urayikoresha se akiriya njye nayihaye abantu mwikoreshereze iby'intare umuntu wese uri gukora ibintu bidasanzwe turi muri gahunda y'iby'intare mu kampeyini y'iby'intare ubwo tayari namwe mukora iby'intare nyine cyane rwose yego okay nyine mwihangane nabagezeho ninze dore amasaha yadufashe wagira ngo twe twabona nyine njyewe nabagezeho ninze kandi mwihangane nyine kuba nabinjiriye ntabasabye uburenganzira sinabwo ngiye gukomeje no kubasaba imbabazi ubu hari abantu benshi twabaye inshuti bakwemereye kuzajya muri Jones and Comedy twabaye inshuti rwose arya itike si 10,000 ni 10,000 VIP uzicara VIP asogora wowe wamaze kubigiye yaca muzicara nta cyangwa azicarana nzicara hagati yanyu hagati yacu urahazi ayo namuyoboke nyine yawe namuyoboke hagati y'izo nibaza harimo intebe yanjye ubusano yajyamo nawe ntibakubaza ngo wasekanye nande uzavuga gute ushaka kujijisha abantu Habib igihangange na perfect nyiri ibisiga bakora iby'intare abana naribi nta kibazo mwakoze kubw'umwanya wanyu nubwo ntari nabateguje oya usanze rero ubu aha hantu twihugitse wenda nazimuye byinshi n'ibireka bizimure sibyo pe urabona hariya hirya niho turi gukorera iby'intare ni ukuvuga ngo turi gukora akantu ka nyuma kuri filime turi gukora
kanyuma ni ukuvuga ngo turi gushyiraho final touch kugira ngo ize imeze neza cyane pe ari za filime zisanzwe iba yarasohotse kera cyane ibiri hanze ubu ngubu tuvugana ariko ko dushaka gukora filime izagera kure dufata n'imyuka izagera kure nasobanuye Rwanda noneho kugira ngo ni ya filime irenze kabisa zabiri ku rwego niyo mpamvu turi gukora ibintu tukabikora umwanya ureshya gutya abadukurikira rero mwese abadukunda hirya no hino iyo filime muyitega tubikorera mwarega none se nk'ubu nkanjye mba nemeje gutanga n'ijwi ryanjye rimeze gutya kugira ngo mparanire ibyishimo by'abantu none se none se urabona mba nemeye kwigaragaza ubundi ntabwo najyaga nigaragaza mu bantu ariko mba nabyemeye kugira ngo iriya filime yacu ariko muzikino bakunda uradutunguye ariko ngenda bakunda cyane kubera ko nyirange ko mbatunguye agataho uzaye ngenda bakunda uzi mpamvu mbakunda se ntabwo mwiyemera reba kuba mbatunguje ibintu nk'ibi ngibi nababaza ibibazo byanjye nishakiye kandi mukansubiza ni by'agaciro urisanga aha rwose n'undi nimba ari wasize inyuma mubwira azatubaze kabisa oya ni njyewe njyewe noneho ahubwo n'ubundi byamenyekanye habi turaje tubatake turaje tubacane umuriro hari igihe tuzagusanga iwanyu mu rugo utari wanakaraba sibyo hari igihe tuzagusanga iwanyu mu rugo utari wanakaraba tuvuga ati ya filime episode ya mbere noneho yasohotse buriya nisohoka tuzakwiterera twebwe ubwacu basi muzambwire basi njye ko mbasanze muri Zebra Hotel nsanze murimo kunywa mwifashe neza muri kurya ariko njye gusa muje mugasanga ndimo gukora amasafuriya utari wanisiga makeup none nibwo tuzaza ndora batunguye nsanze murimo kwiganira kuri project yanyu urakoze nanone ikindi kuba tubiganiyeho si bibi cyane ko abanyarwanda mu ibyo tubahishiye si kubakorera filime irenze yes okay tunasoza rero perfect gira icyo ubwira abanyarwanda abantu bagukurikiye abafana bawe abantu bagukurikiye nyine muri rusange kandi bagukunda abafana banjye ndabakunda nibwo bwa mbere ngize amahirwe yo kubiyereka nubwo bibaye nabishaka ariko birabaye barakoze cyane kandi ngiye nkomeje kubashimira urwego barimo baragenda batugezaho barimo baratuvana ahantu bakatugeza ahandi hantu bari kungeza ahantu nishimye kandi ndabibakesha ewana kabisa barimo baratuma nshyira mu mufuka bagatuma mbese ibintu byose ni fresh ndabakunda bakomeze barebe filime zanjye barebe filime za Habib bakore ntago nasoza n'ababwiye ngo bakore subscribe ku Byintare kuko niho bigiye kuzajya bibera sibyo niho bigiye kuzajya bibera be gutinda babwire na bagenzi babo nabo bakore kuko tubafitiye akantu keza kandi kazabatungura kazabanezeza cyane ubundi ndabakunda cyane wow ubwo nyine abafana ba perfect ubwo turaza kubabona muri comment nibyo ego Habib rero nawe aho yiteguye ashaka kuvuga aho yikanze rimwe abatikira man abagiye gukora Ibyintare abatikira bagira ngo rwaye malaria mbaka karu ntabwo kari gakenewe ntuzagakatinga okay Habib nawe gira ikintu ubwira abakunzi bawe abafana bawe muri rusange abanyarwanda bagukunda bakurikiye babizi ko ukora Ibyintare nawe gira ikintu babwira mbe nabasaba gukora Ibyintare nabo mbasabirana Nyagasana bafashe bakomeze gukora Ibyintare nkabashimira cyane kubera ko bampaye amahirwe yo kubundi wakakanya bampaye amahirwe nanjye ntabwo nzabatenguha nabwo ngo mukomeze mukora Ibyintare ndabakunda cyane ndabikundira maze murakoze mutegereze ubwo filime yabo.